mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara umuntu cyangwa cyakurenze nambona uhora ubabaye hasi ubundi ushimishwa n'iki muzi mushimishwa n'iki ngo tugihumeka nyigwe umugani wa yandereye usahura uhigima reka nkubwire ni mama ya ubundi ibibazo ubundi bibera habariho ariko uvuye no mu bibazo ubundi nta wundi muntu waguha ibyishimo n'ubwawe ugomba kubyiha nta n'undi muntu wabasha kubikuremera ni wowe ubwawe ugomba kubanza gutegura umutima wawe hanyuma umutima ukakira ibyishimo umubabaro wanaza ukagenda ugasigara n'ubundi wumva umutima wishimye otherwise ushobora kuzicwa n'agahinda wowe uhora ukeka ngo umuntu aguca inyuma dore none reba n'ibintu byatubayeho ubundi mu by'ukuri agahinda uhorana n'akenge ko ntacyo wabuze uzi gushaka nabi ukabyara nabi gushaka nabi se urakubitwa wenda kubyara nabi ubwo birumvikana rwose uriya mukobwa dutabye mu nama ariko se gushaka nabi ko washatse umugabo nyamugabo yemwe umudogiteri w'umukozi amashuri nayigijeho n'ubu ngiye kuzana professor icyubahiro uragifite imodoka ngiziriya ziparitse hariya amarwa arashengura intango amatara avuna imitozo koko washatse nawe ute nk'ubu ngayiki amabiju urambaye ibyo usabye amaribayi ya kwitana urambwira uti nkeneye miliyoni kuri konti nako wijyana ugakora ibyo ushatse ukidagadura urambwira ngo ukene byo gukora ukabikora ugahomba nka kwihorera ugakora ibindi ugahomba ubijuza abagiye no mu nzoga z'inkorano ibyo ukoze byose bikanga ngiye mbona ariko ukwiye no gukizwa kakira gakiza iyo nza kuba ntakijijwe ntabwo mba nkiri kumwe nawe rero kugererwa rugota ukakizwa neza rwose ukagisenga Yesu akakugenderera bitari ibyo rwose uru rugo ruzahora rurimo imikoshi ariko reka nkubaza kandi njye sinifuza kuzasubira i Burayi nyine reka mbanze nkubaza mbaza ndakumva wowe n'abana bawe muha agaciro umuryango ngewe nkora ku nkingi mbese ari wowe mugore wanjye n'abana banjye mwese muzeretsaho umutima ushamikiye urifashe urabizi ko ari urubavu rwanjye mushiki wawe amurasiye umwana uragiye ntubikurikiranye umukobwa wawe ararebye abona ntibihagije reka nsubire muri wa muryango ajya kwiteza inda nicyo utumvishe ugashaka kumbwira se yuko bifite aho bihuriye uwateye inda ari nawe we waba waratwiciye umwana mbeho yakwishe se yewe naramutse nicaye hano hanze ntarifubitse wagira ngo arankubitiye munsi ko wazindutse se nawe ntekereza ko se uba uri kwicisha imbeho koko muri iki gitondo iyo uba wiryamye cyangwa ubanza kuryama ntaraza nyine biba biteye ubute kujya mu buriri udahari umeze bite se umeze neza ahubwo se ubu ishati wambaye wihuta ariko ese ushaka uko mba mvuye mu kazi n'ibitotsi ni isi y'akazi ntabwo wayizana ngo bishoboke iba ari iy'akazi bariya kazi iriya ntabwo wayigendana iriya ni nk'imyenda ya gisirikare buriya ni nkaho ndi umusirikare ngewe
wapfa kunyinjira na hariya umeze gute se shameze neza waramutse neza ariko se sheri hari ikintu nyine nshaka kukubaza ariko ntubifate nabi wenda ngo birakariremo uyu munsi nk'uko wari wansabye ko ngomba kumenya iwabo w'umuhungu wateye umukobwa wawe inda nta mushore mwajyanye cyane gusa natunguwe no kwinjira aho yita kwa nyirabukwe asanga ari iwabo wa Ivan. C'est pas possible. C'est vrai. muhamagara bigusubirira Ntabwo mukibuza. ngo uwo mari yakubwira ni mukuru wa Ivan. nurangiza umbwire ngo we n'abana Numva bawe nagiye kuzengerezwa. ngo agaciro ngo muhe umuryango ngo kaba ku nkingi z'umutima gute aka kanya Brian araboze ku buryo Maya nawe ajya gutambika y'amaguru. Maya. Hanyuma se bakwakiriye bate? Umukobwa wawe arabikubwira kuko niwe wahisemo gushaka muri uwo muryango. Umwana koko nk'uko niki gitumye ashavuza bwena kakagera. Ninge yashavuje. Akirimbira numvise. Ninge yashavuje. Aho ngera ahantu bakahita bibuka ukuntu barashe umwana wanyu barangiza bakahita bana ku munigo bakaniga ngo nanjye banyice. Ninge yashavuje. Bana kundize. Si imyenda najyanye wakongera no kuyambara. Bangaraguye nk'abagaragura ibivuzo. Maya. Ngwino hano we maraya. Takazwa n'igize. Hari ubwo ugiye kumbwira nabi se? ya uretse ko niyo wambwira nabi se ntabwo nzongera kukurakarira. Sibyo se? Ngambwira. sheri bra twabanye inkunze cyangwa ni uko wenda papa yari yakomeje forcing ukavuga uti wenda ntazongera no guhura n'uyu mugabo akangirira nabi bya bindi byashize n'ibiki byose Wagize se ngo twabanye kubera inkoni? Ntabwo twabanye kubera inkoni shari. Reka mubwire buriya njyewe uranabizi na mbere yuko twita uburyo twari tubanyemo tunakigana na mbere urabizi ukuntu twari tubanye naje gusubiza amaso inyuma nsanga ni wowe nkundaga kuruta aho umaze kuntera nyine nibyo nkubwira buriya kera tukigana naragukundaga na nyuma yaho naragukundaga kandi byanyabyo naragukundaga cyane ahubwo buriya nayo nagize inshingano ngira n'ubwoba bwinshi nkimara kugutera inda ndavuga ati subu wazihoshesha ngo urakarire urabizi ko ndumuzaba aho ngiye kwita mba papa noneho ibi bintu nzabigira gute nzamurera gute se nta kintu nifitiye n'iki nabyo ndabyumva numva binteye ubwoba bwinshi bimaze kuntera ubwoba nibwo nahise mfata uriya mwanzuro ariko arareka nkubwire nyine warahubutse pe buriya uze kumva izo mbogamizi zose tukegera ababyeyi banjye twubwira uko ibintu byagenze iyo kwanza hagati izave majye mora biwe maraya n'ubundi nibyo wiyemeje icara aho ngero ruhande rwanjye ko n'ubundi niwe ukoshye ngo banza usubiremo neza iryo jambo hagati yanjye nawe ako gusigarana bisobanura iki umuco wamutoje kari wagenderaho hagati yanjye nawe ndari warara mu mihana dushishikariza kubyara abana dushoboye kurera wowe wabyaye abo ushoboye twaragerageje tubyara abo dushoboye nyine waragerageje ntago washoboye kosora iyo mvugo uri gukoresha ubundi na Bibiliya bivuga ngo ereka umwana amasaha yo gushwana nta nubwo ngo ari bugiye kumwereka agomba kunyura maze ndasaza cyicama sawa nyine warayimweretse kandi yayiciyemo ngira uko byagenze kugira ngo mujye aho wagiye gushaka ariko undi kuki batagusize nagasize ngeze hanze ni ukuntu barashe Brian subirayo ndagafata ubundi yo ngusigaye wa mugani waso ariko reka mubwise sema ko mwese mumuriye wamwumvishe ese ubu bumva ukifite n'uruvugiro umva wavuga wamwumvishe niko mari baguhuriye yewe ndi Mari wakuriye ngewe nuko ngiye ndi umwe mu docteur bafite indangagaciro nziza nyo nirinda no kuba nagira n'icyasha imbere ya Minisiteri y'Ubuzima nagashatse urushinge nkaro gutera iyo ndikava musinziri abantu nkagutera urushinge rw'ikinya ukankuramo inda
ntago wamenye kuko mbese urumva uri fiyeri yawe wabaye umubyeyi utangira uruke utangira uciragure petit bezure kabirarangiye ariko ngiye ntago ndi umugome ariko ngiye gufata icyemezo ndangira iwabo wiyomuka handangire ngiye bazakurya arya jewe ariko ninde wanjye ngewe konga reka niba witwaza inshinge Jewe. nyine nk'izo ngizo ushaka gutera umukobwa wawe ntazo nakwitwaza ziki mubaze ukuntu bankubise ese byagenze bite bamukubise bose si undi ko katavuga si wabimubwiye ma ntabyo namubwiye bimusubirire ubundi ukuntu byagenze bite bankubise bagiye kubakubita ubundi mwohohaga mugera twagezeyo noneho mama batangira kuvana na mama ngo iki twageze amenyo yajegeye ugutwi ko bakujyana ziba umva ukuntu abavugira ngo ninjye wajyanye amahane we mbese badukoreye ibintu byiza kugenda ndikoreye inzoga nkababwira ngo nje gucyura inka cyangwa nje gushimira ariko sho banzu nibambaza ubwo se urabona ashobotse banzu nibambaza utangiye no kubavugira atabavugira ubwo yararyohewe nyine wararyohewe ubundi se barindaga iyo bakuniga nawe mbona n'ubundi inzara zenda kugucamo ubundi ubwo ngubwo kuko warindaga ujya iyo ujyana byibura n'undi muntu ijosi bari bambatuye nyine shari erega ubwenge buza inyuma ese wabonye papa arimo biburiya mu gihe yari akiri kunkubita buriya cyagiye igihe buriya bari rero bamfunze umuntu wamuteraga umutima mubi ni wa mugabo w'umushuti we ruriya ruhungu rureke gusa reka nkubwire uriya muhungu kuko niwe nabonaga uranza kukureba cyagiye mu gitondo nabonaga bazakwica ni nawe wari uri kunkubita nabi buriya nuko nabivuga mukagira ngo ni ukubeshya imbavu yari yarazivunaguye uziko nazirwaye igihe ahubwo se ubu nari kubasha kwitaho gute yarazivunaguye mbabarira kubw'amafuti ya papa biriya byararangiye rega na papa wawe ubu ngubu ntabwo nyimurakariye papa wawe nabanje kumurakarira igihe bari bakimfunze ndi gukubitwa ameze nabi mbona ni ibindi ariko nyuma naje gutekereza ko yari ari kukurwanira but my dad is not a bad man nabonye ari umubyeyi niyo mpamvu nanjye nashatse gutera ikirenge mu cye nabonye ko kuba umubyeyi ari ukurwanira nyine papa ejo nimugoroba kigenda yaje gusa kubera icyo utambwiye kubera icyo utambwiye byibura tukabona kuri phone bo yarampamagaye mbona nimero ye yampamagaye nanga kuyitaba tumbaza iki yageze aha sinigize mu mazi ibintu byinshi mbona nyine ngeze harakomanze ngiye kujya gusenga yamenye gute se ko tutigeze tumuza for now nanjye nyine ndi kwibaza ngaho shambwira mwabigwa botese ubundi muti twavuye nyine turataha ngewe ndisohokeye mbonye bankubise ndavuga nti musigarane mukazana wanyu ako ngeze hanze ndibuka igisasu barashe Briane mu rutugu mpita nibuka ko bashobora no kukimurasa ndavuga reka nkagarure basiga apfe gapfiriye iwabo ntabwo bari bakwakire nk'umukazana wabo ahubwo ejo uzamusubize oya ma ntabwo nasubira ari ahantu ko nabonye akana gafitemo n'umwiryo oya ntabwo ari hakuze aho hantu n'ukaruko kuko akakiryo kandi ngiye ntabwo mbikunda ntabwo bizi ufitemo ibintu byo kwibambaza ntabwo ari byiza ntabwo bikwiye niyo mpamvu abahungu banaguprovokado ubundi si ubwo ngubwo reka nkubaze urinda uvuga ngo baramuprovoka uyu nguyu uyu umurebye ubona yabasha guhakana cyane uba provoka ariko ubundi wandangiye hariho ngiye nkajyayo koma mwaritse kumuri wandangiye ngiye nkajyayo mu gitondo saa tatu uvuye muri staff meeting atuye Kimironko ku muhanda w'114 114 114 ahantu hari igipangu gifite umuryango ubenge ntuzakureho telefone uzambabarira rwose yamasengesho yawe ujyamo uzambabarira telefone ntuzakire umusanzi ngiye nzagutelefona najya gusenga gute ijosi bari bambatuye gutyo ubusuru n'urunigi banyambitse habundi waciye kwa muganga bakagira wese wagiye kuzana imiti ukambura iyo uri kuvuga ngo nturi buvuge uhagaze hejuru y'umurwayi ngiye ntabwo ndi umurwayi ngiye wareka kuvuga cyane uhagaze hejuru y'umurwayi ukanzanira nyine dukoresha nose ubu ngubu iki nacyo ushaka uburyo kimvira mu rugo nta mpamvu yo kubyarira ibinyendaro hano ariko nawe waba ukabije rwose umwana uko ari kose umwana wari uwawe nubwo yakwanda vuba ntabwo wabivuga hari cyangwa ugiye gukeka nyine ubu nguyu ngo yaracyari umwana
nakumugora inda yaciye umwana ye umugore ari umugore wawe ntabwo babigenza okay 110 ejo nka saa 2 saa 3 nzaguhamagara 114 114 ubundi se ni hehe y'isoko cyangwa hafi ya gereza hafi yo kuri gereza wenda wagenda ufite n'amashaga ugasiga umwe umutayemo okay akose niba ari mbirariga bari papa yo bandi ko nabonye ari bana abo papa uzi ukuntu bagira amahane amesa ngo uravuga wari uyobewe Mario ntabwo nari muzi ntabwo wari umuzi ntabwo mwari mwambaranye mu bukwe ahubwo se niba utari umuzi yagufashe ku ngufu ntabwo mwateretanye umuntu ajya kubyarana n'umuntu atazi imizi n'imihamuro y'Iwabo ntabwo uba ushaka kumenya impamvu nta kibazo mutuze nimuhakagira umuntu wumva kwa dogiteri urusaho ntabwo bigaragara neza imbere y'abarwayi nawe ako wowe ubundi uhorana abarwayi mu kanwa kawe buriya rega ni umuhamagaro kuvura rega ntabwo ari umwuga burya ni umuhamagaro na Bibiliya bivuga uzasome muri Luka oya uko biri kose n'ubundi nabonye kireba nk'ingagi ariko nzakimuraho nzagifata mu ngoto kinsobanurira ukuntu umuryango amahirwe bakakunigera ngo yahageze gute ariko nanze kumaza ibintu byinshi ko papa wawe wagira ngo ni umusirikare buriya yarahacukumbuye hanyuma se n'ubu nanze kumaza ngo wahageze gute nyine ari ubutumwa nyine yamaye ngo nguhe twifashisha hano mu rugo kuki wagira ngo wari ubizi ko nakubiswe nta kintu mfite ningerega warongoye n'abandi barabeshya ntabwo nawe kifashisha hano mu rugo ese ubundi nawe rega nawe arayarya buriya ariko cyakora akabyumvisha ntabwo twagakira yatise gutari umutu batunze yahita atangira kwivugisha ngo sheri ngo wampayeho ngo nk'icumi ngo ko mfite ibibazo ndabizi karateta buriya nubwo tubaye mu buzima bubi iyo niboneye udufaranga ahita atangira ngo sheri ngo ntabwo uri kubona ngo si wowe musaza wanjye ngo gusa mfite agatangira kuntera amasheri twarya iki ko n'ubundi ibintu byari byamaze kunyobera aya ngaya humura ako sheri kamwereke genda uyabike ahantu kure tuzajya dukuraho 2 ejo dukuraho ibindi 2 ese ubundi nta kindi kintu ukeneye wowe ntacyo okay iyo erega iyo twariye nge baba byabaye kibaro baracyona naye nakubiswe wagira ngo ni Imana ituvugiyemo urakoze kandi papa uzamushimire ndagukunda naye ndagukunda sheri ubwire nako bakobwa kandi kabyuke aya masaha akaba kakiryamye wenda ukomangana n'abashyitsi bo muri uru rugo ahubwo namaze kurambirwa rwose mikwaje abanyihangana n'ikinguriye ni karibu se ni karibu amakuru cyose mura umeze neza neza nuko mwakira abashyitsi nkweruka amada ndetse so kumwishiza yeshe kozana nagenda genda n'ingoma mafunguro ubwo bagira ngo nyengorere kamusohoze oya ko wacana ubundi no mwana uyu muntu waje wazanye hanga mpfa muri salo kuva nazanga umwana azara ntacyo abantu bakuru baraganira ni karibu Estare na mahoro se murakomeye nzi neza birumvikana n'amakuru yawe se mbona bisa nkaho bakwakiriza iki uje gushaka bakiriza umushyitsi hasi ko mbona utameze neza utarwiyambitse nanjye nagatangaye uruvuze uyu mugore rukavuga nawe ruravuga urushyi umwana araramutsa aragira gutya noroshye ngiye ntabwo nzanye umwe n'amahoro hari wenda mushaka kumutanza igihe nitwa Dr. Karinganire oya ndakuzi uranzi ndakuzi ni mu bukwe bw'umwana wacu urabizi wa wundi nubwo iperereza atarabigaragaza ariko Ivan bivuga ko mwamunanguye kandi nta nubwo ari nawe gusa ubundi umuryango wanjye muracyawugendaho oya mfite agahinda karimo kuntengura umutima wanjye urimo urashenguka mfite n'umujinya mwinshi cyane nibiki se kandi ariko muri uru Rwanda rwacu nta muntu wo kwihanira ndababaye none se Karinga nibiki
bimeze bite niba uriya ibyo bitari byanagaragara ngo bijye ku murongo wa mugabo mudushaka wiki umwana w'umushiki wanjye muraritaguye arasiwe mu bukwe mwarabibonye nta kibutabera buratwereka ariko abenshi bavuga yuko nta kindi yazabe mu muryango wanyu ariko da twe turarengana mushobora kunyereka no gupereza cyakuri barazakurikirana ingirwamo cyangwa ingirwamugabo muri urugo yitwa Mario mwamunyereka Mario ntabwo ari umugabo muri urugo hanyuma se umuntu ugenda arongora adomagura hageze hose ni iki wavuga ko n'ingirwamugabo ndetse twaramukingiye ko twakingiye Ivan nta soni ariko wa mugabo mushaka iki ku muryango wanjye none se nibiki mje ntabwo erura utubwira ikibazo gihari umuntu abashe gusobanura nyuma y'ibyo bibazo byose nyuma y'ibyo byago byose mwageze nawe mwohereza umuhungu wanyu gutera umukobwa wanjye inda atwita inda ya Mario amakuru se gahunda mufite ku muryango wanjye ni ubwo bwose ninde ko namuzi Maya amaye kakana kahora kabuze madam ndamuzi nese wakutuze umeze nk'umuntu murashikashika urwaye mu magini kuko ko wishika watuje umwaguye mu biganza byanyu nundi murashaka none se byo warubizi ibisaka wasa atari nyina umwoshya none se bazo ni nyina umwoshya Mari yateye inda umwana w'umugabo urabizi neza ntabwo nari mbizi ariko mama w'uwo mukobwa yarutse kuza hano na Rwanda yavuye ahangaha ibyo byabayeho hano wa mugabo uze kutabimbwiye wa mugabo we ntago woroye abantu woroye inyamaswa hano baramumugaje ari mu bitaro ndimo ninjye urimo gukora pansoma simple et compliqué comme un docteur ninjye urimo kumupfuka baramukomaguye yikoreye umusaya baramukomaguye umugore karwana kuri kare wankubisanga kangaragura ahangaha bashyizeho kamera noneho kareba uburyo yahagurutse nk'inkuba hakamfata mu josi akaniga nkabura umwuka ni wowe wamukubise usigaye uri jeterese umugore we niwe wanize mbura umwuka ndarerera none urwaye ninde uri mu bitaro se ninde hako woza tugendera ku bintu abantu bose bemeje ubwo none usigaye Tyson cyaguri Joshua yavuye hano asimbuka nk'intuza umuntu wasimbutse urupangu yararwaye ugutwi nabanje ni ukudodadoda no kurema dodadoda rero wadukubise baradodadoda rero wadukubise amenyo y'imbere abiri hafi kuyaranduramo nkuriki abantu batatu bose mu rugo rumwe wa mugabo mushakaho iki njyaho ndi kuzira icyo ahubwo wa mugabo ahubwo je nanjye ngira inama icyo gukora base nese amakuru n'uyu mugore se byibura ni gatumwa kureba umwana w'umushiki wanjye Magombe yamaze kwicwa araswa turi kumwe iperereza rwose hari ibigaragaza hari ibigaragara aho ngaho murarengera reka ibyo tubyihorere ibyo tubyihorere ibyo ngibyo Mari yarabihakana mu nzego z'umutekano Mari yarabihakana ibyo gutera inda Mari yarabihakana se gatumwa yateye inda umuhungu umukobwa none umugore wanjye uri muri regence wumva tubwire nyine dukeneye umuhungu hano kuko murashaka ko ngora iki nimba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa cyangwa nimba simbizi niba ari umukobwa ntabwo tuzamwemera mu muryango wacu ntabwo tutera inda abakobwa umuryango ahubwo umuryango wacu twebwe ntabwo dutera inda dutera inda z'abakobwa ariko uraba utarakemura n'ibibazo bya mbere utangiye ngo ntabwo mutera inda z'abakobwa nizishaka ziba Mari niba mukunda nta kibazo twebwe twamwemera ariko ari umuhungu niba ari umukobwa ntabwo twamwemera nizishaka ziba ari ubwo ntabwo yaba ari uwacu nese umwana wese se umwana aho ntabwo yaba ari uwacu ko mbona wa mugabo umeze nkaho ufite ubwenge ushyira mu gaciro umwana ararobanurwa igitsina kirarobanurwa njyewe icyo ndi kuvuga icyo nshaka kugira ngo numvikanishe waza unyumve neza wa mugabo njyewe ndagira ngo nkumvishe ikintu kimwe niba ari icyo kibazo niba yarateye inda agatera inda umwana wawe rwose umutwe wihanganire tubazaniye amazi nakubwiye kuzana amazi bari muri gusakuza ndaguhonda agakavura umwe ukoze ikindi cyaje gitanga umukozi wa wa mugore arakapfuna umuheto bangagera kivumvuri gakubwira umuro
katsindwa niraguhanze aho katumbagara wone ifite ibibazo by'ubwo mbere nabi muvuno muheto ndabona namwe mwicanaho bikera yewe urugo bise wajya ubanza nabarenganyaga namwe nimwibereyeho narimo ngira ngo no muryango wanjye wenda ngira ntibarawubaroze namwe ubwanyu muramarana ariko se ndi gute gerageza ugorore amagambo yawe wowe urugo urimo nubwo waje uzanye n'ibibazo ariko wasanze umuntu w'umugabo uko mutimbagurana ngomba ko ntazaba sabakozi wawe uciye ruseke nese byo birakureba uyu mugore wagiye kunangura uwanjye ariko wa mupapa we ingoti iraregarega ubu umugore wawe irabona ingoti iraregarega arambekera kivumvu umugore ni mata noneho muco mikwe ariko ubundi nkaho kuko waro yajyanye nakubujije ujyana amazi uceceke mbanze mbabaze mujomba umunsi wa mugore azana akangubita wakajwiga ninge hagati y'abantu babiri ninde wakubisura uno wari umuryamye hejuru ndavuga ngo uramwishe none nukuri noneho reka nkwereke narengeye kukwereka twabyumvise intebe yari isunitse iragenda igera hariya hirya iriya ibageze hariya mu nguni noneho yagenda akazajya muryama bakamwurira wa mahero akibyara mana nyegeze ibi ni iki koko umva ndashaka uzukuru bigiye kugenda ndashaka abantu bamere priave niba ari priave ni ufata umukozi w'abantu mwirukane urabanye umva amafaranga bashaka ndayishyura bagende dushaka abandi bakozi kuko zimaye bo genda dushaka waretse kwihagara ko uyu mugabo atagete yari amafaranga wamubwiye ko ducumbitse ni ubwo Mario yateye umukobwa wamubwishe we jumenye amagambo ugomba kuvuga mbere yo kuvuga ujye ubanza uzunguza ururimi rwa mu kanwa inshuro 7 udatuma uvuga nabi imbere y'umushyitsi reka mbwirira mugabo yakubaho karinganire iki kibazo tugomba kugiholdinga uri mu nzira nziza tugomba kugifata ku buryo twafatanya tukagikemura mfite ibitekerezo bibiri cyambere kubera ko umugore wawe ngiye ndaza kubikemura ejo uzazano zabanye ibisubizo by'ibyo nake uburyo nabikemuyemo sibyo ariko nuzica umugore rwose oya ijisho rihorwa irindi sibyo n'iryinyo kuri umugabo waje uvugishije ukuri ugatinya Imana ukavuga niba umugore wenda namuciye igisebe cyangwa hari ahantu amenye biri imbere arajegajega ugutwa gufite hano mu ntoki ingoto nayo imeze nka karuvati ntacyo wowe uzasanga yakutse umva rero icya kabiri iyo utuma bankura amenyo niba umwana wawe atwita umukobwa umwana ntabwo ari uwacu bajya gushaka ukoresha DNA barebe uwamuteye inda niba ari umuhungu mu muryango wacu tubyara abahungu gusa ubwo umwana nzamwakira icyo tuzakora ni ikihe tuzategura uburyo twakora ubukwe kandi mu buryo bwihuse se papa Mario niba umwana bakundana n'iki rwose se papa Ivan urabizi uyu muryango ntago nawereje ubanza narawujemo ntaraguje mu gihe ubu ndeba nagenza amahanga nize henshi ntago nze gushaka ubutunzi hano umwanzuro dukora iki gusa reka mbabwire dukora iki ngiye gufata umwana wanjye mutware mupimisha ngiyewe mupimisha nidusanga ari Mario indariye koko ntaga bihakana ariko aha niba atabihakana najya gupimisha DNA abyo ni amahire rega uwamwohereje ngo yarahari uyu niwe gatumwa le messager uyu niwe messenger niwe wamwohereje aho uwo mugore kucya we atize karate ngubundi amuhurira amenyo
narangiza indangagaciro by'ubwazo ngiye mbatoza ugitekereza yuko mbatoza zo kurwana Yesu w'i Nazareti wabambwe umugore wanjye ni umugore w'umutima umuvugabutumwa ni umuvugabutumwa ni umugore nsiga inaha nkagibura nkamara imyaka 3 mensiye nkava muri kire reka da noze shira ngufuri urumva uyu ariko n'amakuru ngewe ahantu hose mbafite abantu babimenyera gukumenyera barakubeshye tubireke wenda tubyihorere by'abagore ntawe uzi ibyaho n'ibirenge oya ngenda musiga ahangaha nkagenda nkava muri Ukraine nkagenda nkajya mu Budage nkajya muri Belgique ukanagenda nibyo byakuzanye cyangwa wazanywa n'ikibazo kindi nakubwira ngo uwo ni umugore w'umutima urumva kumubona ubu se si ko nkubona uri mutaraga umeze neza we nkaba mbona waramukuyeho ibice by'umubiri ubu bazobwira ndagira ngo uswa nese za karate wize shara mara za apurikana niba ari by'umwigisha byakungufu rwose umugore wawe umugore wabandi ariko se ubu mubana muti niyo mpamvu yo gushwara tudodo nawe yaragushwara tudodo n'ibingara arikuyeho ariko se ubwo kumbaho umuti ko ndiba ari hasi hejuru kuko muri uyu muryango wanyu ubu ntimuzicana koko iyo uciye wese muraritura ucira mugakubita hari umuntu wagukozeho se nge se ko ndi umunyamahoro nje mbaza mu mahoro nibariza icyo umuryango wanyu Kivumvuri ashatse ko murwana ntiyakwica ngewe imva we wagabaze amagambo turagira kuba twarakoze abana bacu barakoze indangagaciro turagira kuba warakuyemo ingoto ubuzungu bizagenda gute ingoto yavuyemo nuko atangiye kwivugisha ibintu byo kurwana akagira ngo ni wamukubita oya nakore ku kaboko yumva Papa Mario ndakumva karingani reka nkubwire wa mugabo uri umugabo nkabundi urumva sinshaka ko tuzashwanira ubusa sinshaka ko tuzajya mu mategeko urumva ndashaka jewe yuko mushaka igisubizo sinshaka ko umwana azajya yigunga hariya yirirwa ry'ibitaka urumva yirirwa ry'ibitaka ngo yagize gute ngo ninda yandi ngo ninda yanyu kandi mumenye yuko ibi ngibi ntago bizacira ahangaha kuba uyu mugore agenda atuma abana be bagenda bakora amahano bagenda bakora ubusambanyi imibonano mpuzabitsina idakingiye ku izina ry'Imana ngewe nuko muri deontologie medicale hatajya habamo ibintu byo guhemuka no kugirira n'ababarwayi ngewe mutazatuma nkora ikintu kibi urushinge rwo kwica se gisinjya ntera n'izingusho ariko were wako gira amahoro ya nyagasani imperekeza reka nisubirireyo impamo ya Mungu ntituzapfa ubusa akire cyangwa urorere asubwo ko ndeba wanyishyizemo n'inge wamuteye inda nuso ko wajya gukubita umugore akaringanira ujya kumukuramo ingoto warateye ingoto Kivumvuri amugore kagira nuko atari yangiriza ntako yarayemereye karumeno ubundi sitofite meye amarizo yabundi naya urone ko utarukuneza ibibazo amanywa nijoro hakubundeka ngo baze Kivumvuri ubundi mari ajya guterendanya naramuherekeje nose umuherekeza umenye ko muteye akabariro inshuro nk'eshatu akamutera tsinge nabwo ndi kumwe no cyangwa numvise ngo aratwite abaje kuvuga ngo nizo maze kumenya ko muteye akabariro kuki utambwiye ko wamuteye akabariro none se ubibazo wari ufite nare kujya gushyiramo n'iby'amatera y'imibariro hari uwo watumye gutera imbariro atera imbariro ubundi agira igishanga yabyihorera amarizo nayaye nk'amakuru ntabwo nari nyazi ariko amakuru yose bajya bayakubwira akomeza kuvumvana mu mutwe ibibazo bikubana igihumbi uragira ngo uzaturi ku mutwe reba ukuntu umaze kubyimba muri Imana ndabona wowe ugiye kunsaza neza ako Kivumvuri reka nkubwire yakuvura umuheto reka nkubwire haba wowe haba n'ibintu bikoze byawe byose nta mukozi ariko uwanjye ko ari mikwege uriya n'inge wamuza kuri uyu nguyu niwe mabuja wanjye niwe wanyagaje nzakuvunagura umunsi umwe ariko nturakare ni umukobwa mwiza uriya mukobwa ni ukuri azabyara n'akana keza nyine ufashe Mario ugahita umuteranya n'uriya mukobwa ugateranyaho inzobe y'uyu bahita bababera kabyimba amano cyangwa agenda we amano wajye wakino nakuvumura ukarwara umwete ku kibuno kakubwara umuruho ndatoka
wajya ugira ikinyabupfura haba wowe nzakunika wowe umva nkubwire mari urasaza kuki usaza mari wambwije ukuri urashaka kunza kuri cyaha kwera umva mawuja none wowe utangiye kuvuga ngo umugore n'umugabo ntabwo njya mbyivangamo nzajya umpamagara hari abandi bantu muri kumwe cyane zakigerene kwera wamba urukanyukana n'umwana ngiye gukora ibidakorwa genda wati ngiye gukora ibidakorwa genda uruka ibya bintu nakoraga mu myaka yashize kamuzanira amazi yo kunywa ndagira musobanurira uburyo warugiye no kuvuga ukuntu Ivan atari uwanjye jewe warugiye kubivuga ntago ari urimo kuvuga utanga ibimenyetso ngo byo kujya hanze naye genda kuvuga genda kugucika Karingane wenyine yaratangiye kukubaza ngo amarambaza ngo Mario si uwawe yego Ivan si uwawe utangiye gushyuhaguzwa ushyigumba umunwa mbona umuragira gutyo wamyaka ndetse n'ubundi kare wateje ibibazo myaka rero uwo Mario amasa igihe ntabwo kirajya ko abantu bo hanze bamenye iki kibazo dufite iki kibazo ntabwo ari tugomba kubanza kukibika tukagihisha tukaza tukaringa ibibazo dufite hanga mu rugo ako ntabwo ndamahera ako none kankubaza ubundi wamukubise utura mu rugore kugira ngo ingoto ivamo kakubwira izina ry'Imana ndakakubura niba umugore ntiyica n'ungahita nkubitoka shwika kubite hariya bazana ibimame mu cyatangure ku kabuno yengamye hejuru arimo arananika none birangiye ngo ndamukwemo ingoto sa nk'ubatungura noneho ugenda uri umugore ko atisize amatiro rero ntabwo shusho twahuriye ku isoko yipodo ya matiro agenda mu isoko yikaraga ishyano rikaba riza kutubwira icyanga ubundi iyo ngoto y'umukuramo iyo ukuramo iyo ngoto ni kereka amayirande ariko ari bugaruke ngitegura nase nari niteguye kurwana nawe samukoremo n'ijisho ujya kuzana ikombe ubundi ko ndakuzi sha wara ibyo wamukoreye ndabizi nta kintu nakoze aha sinakugabire neza nayo nkuzaniye n'icyo kurenzaho meze neza kabisa byari biryoshye aka ni agafanta nayo nkuzaniye usa nkaho gafite umwanda ariko umwanda ubwo wagize ngo uriya kivumvuri wanyu ugira ngo azi no koza byaramwihisha urumva kameze gate sangire oya njyewe nanyweye amazi birangiye bimaze kurya rero umva itanywa amazi nkanywa amazi nyine mba nshaka amazi yataye nari ngiye kugenda ahantu nari ngiye mu mujyi gatoya hari ibintu ngiye kurebayo cyane maze nkuvugisha gatoya ushobora kumbwira just 2 minutes please hari kuvugana ngarutse hano no it's okay please Agiye nyorose ntabyo no it's okay nawe ushaka nyorosa zamusegure kwanza ntabwo ushaka nyorosa okay icyo nshaka kubwira nabonye ukuntu mukuru wanjye uri kukwitegereza babe ni mu bitoti banze I'm serious bitewe n'ukuntu nzi Kivumvuri it's all a matter of time kugira ngo tongere kugutereta gusa bitinyuka no cyane no hanyuma ngatinyuka arabizi ko ndi umugore wawe ngahe ntibizamubuza kugutereta ariko ashaka kugira ku kisuko I don't know kunyihimuraho kukumviriza and you're beautiful like gusa kukwihimuraho ni iki yaba kwihimuraho cyatuma ashaka gutereta umugore wawe
Uriya. disipurine burimo no hari ibihuha uriya mugore urabizi ko arwaye mu mutwe yigeze kuzana ngo sigiwe ngo umwe mu bana be n'uwanjye ngo nijya muteye inda stuff like that kumwe asara nkunda ako bebe kwishya sara gukunda ntabwo ngiye mbisobanukirwa ntabwo mashaka kubyumva sembizi ibyo ukuntu gusa rero utari umugabo we sembizi ibyo bamuroze cyangwa mugize urukundo naho hano really urabona n'ifoto yanjye ukamona kariya kantu koko sorry nanjye mugiye mu mujyi ko numva nshaka kugukirereza se finally noneho kwa kwiyorosa uriyorosa noneho birangaga ariko in the meantime tugiye kumugukinira agakino tugakina ndetse ntabwo ndi gusobanukirwa tugakina nde Kivumvuri kameze gute numva kameze gate fantasi si ibisanzwe ariko ari ukuntu kaba karyoshye bitewe n'umuntu kaguhaye ako kantu numvaga kameze neza ahubwo kankamare ko kari ukazanye ntabwo umugabo yari yagiye kubera icyo mbajije ntabwo yari akubwiye ko agenda ntabwo yari akubwiye ko agenda ntabwo nari mbizi ntabwo ko yagiye rero meze biteze meze neza mbona uhindutse bigenze gute nta bindukira ahubwo kuganira ahangaha ngenda ubu barimo biranira uko maze tukabari deni nashaka kubwira tukajya kuganira mu cyumba urumva ushaka ko tubiganirira mu cyumba sure yes okay nkurikira sinakubwiye ukuntu uri mwiza uri mwiza pe iyo uza kuba wowe twahuye bwa mbere nawe ntabwo utashyira mu maboko aheza noneho ujya wicuza impamvu wakundanye n'uriya mugore wawe agishize se urabona ko rero tunaberanye kubera urabona dukwiranye hari impamvu ni birebire nta mpamvu yo kubivugaho cyane ngambwira ikintu wanshakiraga wambwiye ngo uranshaka ngo urashaka ko tugana mu cyumba iki kibazo niba ari ya fanta nanyoye ndumva afite ubushyuhe ndumva sinzi ukuntu bimeze none urashaka ngo ushyire amazi muri dushe ukarabe no ibyo ndi gusobanura ntabwo kubyumva koko kuri umuntu mukuru ntabwo byumva kwere umuntu mukuru se bivuze iki nyine sinzi ya fanta niba n'iki wundi washyizemo njye Keza koko Kivumvu nguhe fanta nguhe ibiryo nurangiza uvuge gutyo koko ahubwo wowe turakujya tubikora dukora ibiki dukora ibiki gusa ntabwo bize ntabwo dukora ibintu by'abana bakuru sibyo se n'ubu ushaka ko tubikora sibyo se ego ko Kivumvuri urumva ubishaka kabisa utangiye gukuramo na sentire se hasi kandi tujye kwikora eko si Kivumvuri kumbona rwose nazi ukuntu byagenze wabaye iki sinzi nanjye ko meze ndumva sinzi nanjye ntabwo byari bisanzwe ntabwo byari bisanzwe Umuriro ngo naho bigeze se umugore wanjye reba mukuru wawe yicara
bro ndayikuraho mwampangiye ariko ndayikuraho mwampangiye ka chini cha fatiye mu cyumba cyanjye n'umugore wanjye Mario Marita broski muze murebe ibyo Kivumvuri arimo hano n'umugore wanjye bro karibu ngaho ni mundebe injira bro injira so ujye ufatanya na so kunkubita reba umugore wanjye mu buriri bwanjye reba do urupangu rwafungutse do hasi hari birenze ntabwo nari mfite gahunda yo kugira icyo nkora numvaga cyumba cy'abandi nta gahunda ufite yo kugira icyo ukora ndebere aho sinzi ibintu bampaye abantu sinzi ibintu bampangiye kabisa nagupangiye ubu uyu nguyu yaguterura akakuzana na wowe aranicara ku buriri bw'abandi kaguruka n'agasuzugurukanye tuva nameze neza abana sinzi ko nimeze kabisa va bro jewe rwose jewe hano ndica umuntu umugore wanjye umugore w'abandi kubona nibyo cyane turimo turarota reba ndebera reba kuko yarashatse none reba y'igicupa y'ibyivide yarashatse kumfata ku ngufu yarashatse kumfata uretse gatoya wowe ari umugore wawe nuko mvugisha udura umugabo wanjye akaba hasi ari maya wawe ari maya wawe Mari rwose umugabo wawe nta discipline agira ibaze ko yagiye kumfata ku ngufu jewe none muri iki cyumba rusha gukora hano reka nze babwire umugore wanjye ari kurira anko none se umuntu ushaka gufata ku ari ku buriri reka nze babwire no kumfata ku ngufu nuko Imana yabaye bakahita binjira ibaze umugabo wanjye atari hafi kundi ibintu waragiye umugore wanjye we arabeshya uko tubanye nyine wambwiye ko uzanyishyura uzambemukira none reba utangiye arabeshya abantu Mari reba nuko reba utangiye Mari reba ibintu umugabo yaragiye kunkorera ibintu umugabo yaragiye kunkorera nabibonye umva njye mfite umugore mwiza nkunda kandi umugore kunda byaye umugore wanjye njye mutayeho cyane Sheri babara Sheri baruta mwi nashaka nigishaka ma njye I doubt this nta kuntu Keza narakubwiye Keza I told you uretse gatoya genda papa we nase papa araza mu cyumba cyacu yarakije mose na namusaza mu cyumba cyanjye mu cyumba cyanjye afite uburenganzira bwo kwicara n'ukuntu sipu muri abarozi nubibonye kubwiye Keza nubibonye ibintu papa wanjye yarankoreye ntago papa genda se no mama reba Mari reba nawe ngwara byaye sohokera mu cyumba ntabwo mbirimo ariko sohokera mu cyumba ntabwo mbirimo niko umupango ukorwa iri ni itangiriro ukomeze umwirukankane mpaka asare agira ubwoba mpaka gutinya umuhaye kanini kamwe umuhaye tubiri tubiri kirapfa ntaribi Sheri ntabwo nari nzi ko iriya miti ikora ni ikigori rero utanu n'uzaba wambaye bikini ugira ibinini bitatu n'umutima ntushobora kuhagarara ntabwo mutakizabye bajya kuryaho ariko nzakibeshya uriya n'inda ntiyari kugira ako Sheri oya wenda kwizera ariko we ntabwo mwizera ubwo se urumva yari kubikora gute kandi mbizi ko uri mu nzu wari wihishe ariko nawe ararya uzi ibiryo yariye yaryaga n'ubundi nk'utari bubeho uzi agafanta do yakagutomeye kuko njyewe numiwe nihorere cyane ntuzagenda nk'indiya mugabo ayahumura ahubwo reka nsoze ibyo yari atangiye